Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni gukora subscribe kuri Kigali YouTube, hanyuma ugakanda n'akazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Reka nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane. Amazina yanjye ni Ikwishimwe Emmanuel, ariko mbere gutangira story yanjye ngo fitiye uyu munsi nkubwira what is going on, reka manze nkubwire company imwe rukumbi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubikurayo bikakugeraho mu minsi mike cyane kandi kuri discount idasanzwe, ku giciro kidasanzwe. Iyo company na yindi yitwa Frame Shipping Limited. Duramutse ubakeneye wahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788678790 ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Uyu mugabo ngiye kugarukaho ntabwo ari umustar, ntabwo asanzwe azwi, nta nubwo ari umuntu ubayeho ubuzima buryoshye cyangwa se bushimishije, ahubwo ni umuntu Imana igihe cye cyageze ikamuha umugisha. Hari igihe abantu basenga bagatinda gusubizwa cyangwa se bakabona ibintu byabo biri kugenda nabi, nyamara ni ukuri buri muntu wese agira umunsi we. Hari igihe ibitangaza by'Imana bikubaho ukavuga se uyu ni njyewe. Uyu muntu yitwa Hagenimana Samuel, ubusanzwe ni umukarani, akorera mu mujyi cyangwa Nyabugogo, atwara imizigo ku ngorofani. Yatrendinze mu minsi nk'itatu ishize, nibwo abantu batangiye kumupostinga ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri WhatsApp, haba kuri Instagram, haba kuri Twitter, ahantu hose. Uyu mugabo yabaye umustar mu minsi itatu gusa. Ku munsi w'ejo nibwo nabagejejeho inkuru yuko uyu mugabo Yago yatangiye kumushakisha, yitwa Hagenimana Samuel. Ku munsi w'ejo rero Yago yashyize post kuri Instagram abaza abantu bamukurikirana niba hari umuntu wamuhuza n'uyu mugabo w'umukarani witwarira ingorofani hagati y'ibinyabiziga. Hanyuma kubw'amahirwe abona nimero ze, aramuhamagara. Ku munsi w'ejo ngira ngo abantu bakurikirana Yago TV show bamunye ikiganiro cya Hagenimana Samuel ari kumwe na Yago. Yago nubwo dusigaye tuvuga ibintu bye bamwe bakarakara, ntabwo njye muvuga nabi, ahubwo ni umugabo nyine ufite umutima udasanzwe, ni umunyamakuru ufasha cyane, kandi ibi ngibi bituma abantu bamukunda ku buryo bamurwanirira. Buri muntu wese umwatatse abafana ba Yago baramurwanirira. Rero nabagejejeho inkuru nubwo hari abo bitashimishije, kandi mu by'ukuri yari inkuru nziza cyane yuko Yago agiye guhura n'umuntu akamuhindurira ubuzima. Uwo witwa Hagenimana Samuel ku munsi w'ejo yahuye na Yago, ndetse Yago ibi bintu yakoze ku munsi w'ejo byo guhura na Hagenimana Samuel bifite ahantu bihuriye na content nshyashya ashaka kuzanira abanyarwanda, izajya ihindura ubuzima bw'umuntu yakoranye nawe ikiganiro. Niba akoranye n'umukorodoniye basi asiga amuguriye nk'urudodo, nawe yabigaruseho muri icyo kiganiro kirekire yagiranye na Hagenimana Samuel. Uyu mugabo yavuze amateka ye menshi, avuga buryo yageze muri Kigali, avuga ko yaje mu myaka nk'irindwi ishize, avuga ko afite umugore ndetse n'abana babiri, ndetse avuga ko atuye Kimisagara. Nukuri abantu bajya bavuga ngo hari igihe ingorofani ihinduka indege. Ingorofani y'uno mugabo anyuze hagati y'amamodokari n'amamoto, wari kugenda n'ibirenge, ari kugenda yirukanka, ngira ngo akavido muri kukabona ukuntu ibintu biba bimeze. Ubuzima bwe buba buri muri riske, ariko nk'uko abantu bajya bavuga ngo ingorofani ihinduka indege, uyu mugabo ubuzima bwe buri kugenda buhinduka umunsi ku wundi. Bamwe mu bantu bagiye bahura na Yago ubuzima bugahinduka cyane, harimo witwa Inyogo, ubu ngubu asigaye afite ahantu ho kwikorera. Uwitwa Gihozo Smart Girl asigaye akina muri filme. Uwitwa Yaka yagiye mu mafilme kubera kunyura kwa Yago. Yago rero ni umugira neza ku buryo abantu bamaze kumukundira icyo kintu. Nujya no ku kiganiro yakoranye na Yago TV show urabona comment zishima Yago cyane. Mu by'ukuri uyu mugabo ubuzima bwe buri kugenda buhinduka, bitari kuba yakoranye na Yago gusa. Nta nubwo ari ngiye kugarukaho, nuko nagira ngo bahereze introduction n'uno mugabo witwa Hagenimana Samuel. Ni umukarani, abimazemo iminsi, ariko bimufasha gutunga umuryango. Ntabwo yigeze yiheba mu byo yakoraga byose, ariko ubuzima bwe bugiye guhindurwa n'akavideo gato cyane kafashwe n'abantu bari bamuri inyuma, ariko manuka ku Muhima, ari hafi yo kugera muri feruje zo ku Muhima, ari kugenda yirukanka cyane mu muhanda, agafatisha feri. Urusiripa rwatobotsemo munsi, ngira ngo abakurikiranye ikiganiro yagiranye na Yago mwabibonye. Urusiripa aba yambaye rwacitsemo munsi, ndetse n'ingorofani ye. Ibyo bintu nibyo bigiye kumuhindurira ubuzima.
bantu musenga Imana, bantu mukunda Imana, muzajye musenga cyane kubera ko nuko isaha itaragera hari igihe kizagera namwe bigakunda, hari igihe kizagera bikagenda neza cyane. Uyu mugabo witwa Hagenimana Samuel akubwira ko yabyutse nk'ibisanzwe, akajya mu kazi nk'ibisanzwe, agakora akazi nk'ibisanzwe, akamanuka yirukanka nk'uko bisanzwe. Hanyuma abantu bamuturuka inyuma nyine nk'uko nabikubwiye, bamufata iyo video. Ubu ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bamukunze, umugabo ugenda hagati y'amamodokari, ubuzima bwe buba buri muri riske, yambaye urusiripa rwacitsemo munsi kandi ari rwakoresha afata feri. Mwabantu mwe, uyu mugabo ubuzima bwe bugiye guhinduka cyane, ndetse kugeza naho hoteli, imwe muri hoteli zikomeye mu mujyi wa Kigali yitwa Onomo Hotel, yatangiye kumushakisha ngo imuhereze weekend aruhukira muri Onomo Hotel, ndetse ibyo azakonsoma byose bizishyurwe n'iyo hoteli. Yatangiye kumushakisha cyane. Onomo Hotel ngira ngo abantu bamaze kuyimenya. Onomo Hotel ni hoteli ikorera mu mujyi wa Kigali, ndetse igiberamo n'ibintu bijyanye n'iby'imyidagaduro, habajya haberamo silent disco, niho habereye imurika ry'imideri ryiswe Bianca Fashion Hub, ngira ngo byabaye mu kwezi kwa 10, ababizi barabizi. Iyi hoteli rero igiberamo ibintu bigiye bitandukanye by'imyidagaduro. Abayobozi b'ino hoteli cyangwa se iyi hoteli, Twitter yayo yitwa Onomo Hotel Kigali. Banditse ngo, bagiye kuri Twitter barandika ngo, "It's a new year. Hard work will determine how we end 2022. Resting will also be important to recharge. In that realm, we want to reward this hard worker of the year with a stay caution weekend or charges paid for. Problem is that we cannot find him. Help us locate him." Iyi ni Onomo Hotel yagiye kuri Twitter irandika ngo, reka tugenekereze mu kinyarwanda ngerageze mbasobanurire ibyo yashatse kwandika. Banditse ngo, uyu ni umwaka mushyashya, gukora cyane nibyo bizagena uko tuzarangiza 2022, ariko kuruhuka nabyo bizaba ari ingenzi cyane kugira ngo tugarure ubuyanja cyangwa se twicharging. Ni mwubwo buryo rero dushaka guhemba uyu mukozi w'umwaka, kuguma muri hoteli weekend yose, ndetse ibyo azakonsoma byose bikishyurwa na hoteli. Ikibazo dufite nuko tudashobora kumubona nonaha, ariko mudufashe tumubone. Niko Onomo Hotel yagiye kuri Twitter ikandika. Hari igihe ubyuka kugira ngo nibisanzwe, nyamara uwo munsi wabyutseho ari w'Imana yakugeneyeho umugisha wawe. Uyu mugabo witwa Hagenimana Samuel yejo yarabyutse nk'ibisanzwe, abahuye na Yago, ndetse yanavugaga ko abantu bari kumuhamagara benshi cyane atabazi. Abahuye na Yago, nyuma yo guhura na Yago amuhereza amafaranga arenga 80,000, ndetse anatanga nimero ze mu kiganiro. Ubu bantu bakurikirana Yago TV show batangiye kumufasha. Onomo Hotel nko gushimira uyu mukozi witanga, utarigeze acika intege, umaze imyaka 7 muri Kigali akora kugira ngo umuryango we ubeho. Afite abana babiri, umwe afite imyaka 5, undi afite imyaka irenga 2 n'igice. Uyu mugabo yarahatanye cyane, none ubuzima bwe buri guhinduka mu bigaragara. Onomo Hotel ishaka kumuhemba kumara muri hoteli weekend yose, ibyo azakonsoma byose bikishyurwa na hotel. Muvandimwe, reka nkubwire ikintu kimwe, kora, Imana izaguhera umugisha mu byo ukora. Hagenimana Samuel akubwira ko atigeze yiba, yarwanye n'ubuzima bukamugora, ariko ntabwo yigeze yiba. Nawe kora ibyo ukora bitarimo uburiganya, nukuri ko Imana iraguhamiriza yuko Imana izaguhera umugisha mu byo ukora byose. Ubuzima bwe buri guhinduka. Onomo Hotel nkubagiye kiri kumushaka ngimuhembe kujya muri hoteli weekend yose. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, kubera ko ntabwo ari abantu benshi bajya muri hotel ngo bamaremo weekend yose, niyo babayemo bishyura amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo rero utarize, utazi gusoma no kwandika, Imana iri kumuhereza umugisha kubera kwihangana, kubera gukora cyane, kubera kutagira uburiganya mu byo akora, ahubwo agakorana umutima ushaka, ndetse akaba n'inyangamugayo. Yitwa Hagenimana Samuel. Nukuri Hagenimana ibintu biri kumubaho ni byiza cyane. Reka ngushimire cyane wowe wabanye nanjye kuva nangiye kugeza ngeze aha ngaha, n'iby'agaciro. Komeza uzajye nkurikirana, kandi nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza, kandi ukomeze no kugira umunsi mwiza cyane.